Nongeye kwirirwa kaze kuri Damu Show TV. Twabazaniye uburyo wajya ukora byinshi kuri internet yawe ufite umutekano usesuye. Ese ni gute waha igikoresho cyawe cyangwa ibyo uri gukora umutekano mu gihe uri kuri internet? Hari application imwe muzo dusanzwe dufite yatuzaniye uburyo bwiza bw'umutekano. Ese waba ubizi? Waba uzi ko se uko wareba umutekano wawe nimba usesuye umeze neza nta kibazo? Kurikira tukwereke uburyo ikibazo cyawe cyakemuka. Reka tubatangirire. Nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe, nurangiza ntiwibagirwe gukanda akazogera kugira amakuru ajya kugereraho ku gihe. Murakoze, reka dutangire tubereke uburyo icyo kibazo cy'umutekano cyakemuka ukajya uhora uzi ko buri kimwe cyawe uri gukora gifite umutekano nta kibazo. Ndashaka Chrome, niyo ndakoresha. Chrome turayifungura. Turebye hano baratubwira buri Chrome user, buri umwe wese ukoresha Chrome ashatse yakanda aha kanda nihe bavuga. Ahantu avuga ni ahandi, ni muri setting ya Chrome. Muri setting ya Chrome niho dusanga ahantu twareba nimba ibyo turi gukora bifite umutekano cyangwa nta mutekano bifite. Mu gihe byaba bidafite umutekano tukawushaka bikiri mu nzira nzima bataradutwara amakuru yacu, harimo nka za password za email. Ushobora kuba ufite telefone yawe uzi ko nta wundi muntu yiha, ariko kubera internet uri kwikoresha nta mutekano bigatuma zamenwa n'abandi. Rero reka tukwereke uburyo wajya ureba nimba ufite umutekano cyangwa nawe ufite. Mu gihe nawe ufite ukabasha uburyo bwo kuwushyiramo bataragutwara amakuru yawe, na password zimwe na zimwe nk'abantu bakoresha internet bagura, kugira ngo birinde ibyo bibazo. Niyo update nshyashya ukanda kuri ubwo buto butatu hanyuma ukaza kuri setting niho turi busange ibira byose. Urabona hano handitse safety check. Safety check new bigaragaza ni gashya, ntabwo kare gasanzwe. Ukanda check now, ugacekinga nimba koko ufite umutekano usesuye. Turebye neza hano kuri check password hari 3 zidafite umutekano usesuye. Bino bitatu bidafite umutekano usesuye urongera ugacekinga ngo ukareba nimba nta zindi zirimo. Zine 3 ubona zidafite umutekano usesuye, ushobora guhindura password ukanze kuri change the password in app. Ariko zino ntago biri ngombwa, ushobora no kuzisiba izabaye saved kugira ngo zitabonwa n'abandi bose. Uzisibye n'ubundi usanzwe uzizi mu mutwe nta kibazo, cyangwa hano ukazihindura edit password, urangiza ugakanda save mu gihe wazihinduye. Mu gihe uyihinduye n'ubundi icyo gihe umutekano wawe uba ubonetse. Rero kugira ngo tubyoroshye n'ubundi zino urazisiba kugira ngo bigume bitekanye. Rero mu gihe ucekinze ukabona hose ufite security, icyo gihe rwose uba ufite umutekano usesuye. Wajya ukora buri kimwe kuri internet, ukajya uhora ucekinga ukareba nimba nta password wasevinze ziri ku karubanda. Urabona ko ubu nta kibazo kiriho rwose. Wajya wifashisha Chrome yawe ureba nimba koko ibintu byawe bifite umutekano, ndetse nibi ubonye aha wabikora no kuri mashine yawe ukabiha umutekano usesuye. Nibisanzwe n'ubundi naho ukanda ku buto butatu ukajya n'ubisanzwe muri setting
ukajya handitse n'ubundi safety check, naho handitse new, ubundi ugakora n'ibi dukoze aha, nabi shyashya birimo ni nk'ibi nabirenze. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, murakoze cyane, naho ubutaha turabemera. Subscribe, like, share, see you soon. Thank you.